yawe niyogere niyabana baba yarogeye ngo nibutse iminsi ya kera uramburiye amaboko ndebye imirimo yawe buri cyo nkora natangara ndumirwa mpita mfata umwanzuro wo kutazakureka ingoma yawe niyogere niyabana b'abantu yarogeye haleluya Imana ishimwe Imana ihimbazwe Imana ihimbazwe Imana ihimbazwe Imana ihimbazwe Yesu azi ikibanza yararetse urabanza uravuga yararetse urabanza urasenga yararetse urabanza uraririmba yararetse urabanza urasaba yabaye akuretseho gato birabanza bimera nk'ibigucanze ariko ntabwo yakwihoreye uyu munsi araje aje guhindura amateka y'ubuzima bwawe aje kukwiyereka akuvanyeho karande akuvanyeho igitutsi akuvanyeho igisuzuguriro mbabarira duhaguruke duterere Imana haleluya eshatu haguruka tera haleluya tera haleluya ongera uzamura haleluya yabaye akuretseho gato yabaye akuretseho gato ariko uyu munsi araje ariko tumuhereze icyubahiro kwaje tumuhereze icyubahiro kwaje tumuhereze icyubahiro kwaserutse tumuhereze icyubahiro ko yiyiziye kandi reka babwire iyo arebye akabona ikibazo cyawe wari ufite kirakomeye akabona kirakaze tuvuge ngo amen nta muntu yirirwa atuma ahubwo wariyizira agira ati yiyizire mu rugo rwawe yiyizire mu muryango wawe yiyizire ku kibazo cyawe yiyizire ku kibazo cyawe yiyizire kuri ririya deni yiyizire mu bantu bamuvukana yiyizire kubakira urwo rugo yiyizire Yesu yagira gute ashobora kugira batuma bagatinda kubera iki ubundi Yesu iyo akurebye uri mu isi akabona urarwaye kandi indwara urwaye akabona hari umuganga wayivura ugakira dore ikintu akora agukonegita n'umuganga ukajya kwa muganga akakuvura ukagira gute ugakira ariko ndagira ngo mbabwire ngo ubu tuvugana muri iyi minsi ya nyuma y'imperuka hari indwara zateye kwa muganga batajya babasha kuvura hari indwara zateye kwa muganga batajya babonera igisubizo izi ndwara rero zateye kwa muganga batajya babonera igisubizo iyo akurebye akabona nawe yakwatatse tuvuge ngo amen akabona nawe yakugeze dore ikintu akora aravuga ngo yagiye kwa kubera ko umuntu wese urwaye aragerageza akajya kwa muganga sibyo buriya umuntu wese urwaye umuntu wese ufite ikibazo cy'uburwayi ubwo ari bwo bwose iyo yabumenye ko abufite ikintu akora agerageza uburyo ki ajya mu bitaro byose bibaho bishoboka hari n'abantu bajya bava mu Rwanda bakajya mu Buhinde hari n'igihe ushobora kuva mu Rwanda ukajya muri Kenya hari n'igihe umuntu ajya Canada akajya Amerika akajya za Australia n'ahandi agiye kugira gute agiye kwivuza noneho rero hari n'igihe agerayo bikarangira nawe bigeze gute byanze iyo Yesu rero yarebye akabona warazungurutse hose byaranze akabona warashakishije byaranze ikintu akora nta kindi Yesu ikintu akora ahita yihuta vuba akajya ahantu hitwa Kaperinawumu subwo wakomeye Imana amashyi komera Yesu amashyi baba pastor uzi ikintu akora uzi ikintu Yesu akora ahita yihuta akajya Kaperinawumu iyo Kaperinawumu ni Kaperinawumu ni ahantu nk'ahangaha bishop yateraniye tuvuge ngo amen ni ahantu nk'ahangaha hari isanduku y'isezerano havugirwa ibintu by'iki yemwe by'Imana haleluya noneho rero iyo Yesu yageze Kaperinawumu yageze hano ku Kinamba yageze hano ahangaha ku Kinamba ari ahangaha dore ikintu
amina. Dore ikintu kibi tuvuge ngo ame, abantu benshi bagira gute yemwe, barahurura. Abanyunyutse ibirenge, abafite ubushomeri, ababuze akazi, abo byacanze, abafite indwara zidakira, abashaka kubona visa, abashaka kujya gucuruza, abashaka kujya Australia, abashaka gukora mariage. Ahantu bisho niho hantu honyine hateranira abantu b'ingeri nyinshi. Ahangaha niho hateranira abayobozi, ahangaha hateranira abacuruzi, ahangaha hateranira abo mu mujyi. Umva Nyabugogo irahurura ikaza, umva Gitarama ikavayo, Byumba ikaza, Burasirazuba ikaza, hari n'abava mu Mutara bakaza. Ikaperanahumu ni ahantu Yesu aba ari gukorera ibitangaza. Tuvuge ngo haleluya. Abantu benshi bagira gute, barahurura. Bahuruzwa n'iki? Bahuruzwa n'ikirere cy'amavuta kiri kuri Yesu. Komera Imana amashyi. Ikirere cy'amavuta kiri kuri Yesu. Dapikarabasaka, debitakosoketa karaba, enimase enedrofega. Ndagira ngo mbabwire ngo Yesu aje hano hantu. Ndagira ngo mbabwire ngo Yesu aje hano hantu. Yesu aje hano hantu. Yesu aje hano hantu. Uyu munota, iyi saha, ndi kumva mu ijuru bambwira ngo yanze ndafite aho kuryama. Arangije aravuga ngo mwana wanjye, wasengaga udafite aho kuryama, nkaguha amasezerano ukagira ngo sinkumva. None ndaje ngukuye muri iki gihuru, niwakira aho kuryama. None ubu nanjye ndi umugabo ufite aho kuryama. Ndi umugabo ufite aho kuryama. Ndi umugabo ufite aho gutura. Yaraje turamubona. Araza tuvana mu gihuru, araza tuvana mu gihuru, aradutuza. Wa wundi wigeze kuza niwe ugarutse, niwe ugarutse. Araza Yesu, haleluya, haleluya. Araza asanga narishwe n'inzara, asanga narahombanye. Njyewe nari mfite ibiro 35 kandi ndi umuntu mukuru. Vuga ngo ndi umuntu mukuru. Araza nabaye kami, nabaye Kinyinya, Gisozi naraharaye. Kandi aho naryamaga, aho nararaga siho nirirwaga, kandi aho nirirwaga siho nararaga. Tuvuge ngo amen. Yo nabaye Kacyiru, narakubititse, inzara yarandiye. Baba we, narashonje, nishwe n'inzara, nambaye ubusa. Uyu mugabo witwa Yesu akajya avugana nanjye, akambwira ngo mwana wa nzakugaburira. None ubu ngubu tuvuge ngo amen. Sigaye ndya ibiryo bitetswe n'amadamu, nkarya ibiryo byatetswe n'umukozi, hanyuma ngategurirwa n'amadamu. Haleluya. Ubu tuvugana mu masezerano yampa. Ntabwo yambwira ngo mwana wanjye ndakugaburiye. Impamvu atambwira ngo mwana wanjye ndakugaburiye nuko azi ko yagize gute, yangaburiye. Dore rero Yesu tuvuge ngo amen. Uyu wangaburiye niwe ndimo mvuga. Uyu wangaburiye narishonje niwe mvuga. Ayatakatakataka. Ariko aragabura, mubwire ngo aragabura we. Mubwire mu bigeragezo bitanu bikomeye kurusha ibindi, mu bigeragezo bitanu biryana bishari kuruta ibindi. Icyambere ni ikigeragezo cy'inzara. Inzara iraryana, wajya ureba umuntu ukamubonamo bane. Bangahe? Ukamubonamo bane, ukibaza se ko nari mbonye Pacifique, nkambonye abandi ba Pacifique bane, abandi batatu bakomotse ahagana. Ukibaza ahandi batatu bavuye, bikagucanga bikakuyobera. Inzara irakurya, wajya ugenda uri muri bisi, uri muri kwasiteri, ukagenda uvuga ngo baziriraho cyangwa bagire gute, bazirorere. Inzara urayizi wowe? Yesu ashimwe. Inzara irakurya, ugasenga wuriye igiti, ukava hasi, ukavuga uti uwite reka nurire igiti, yenda nimanuka yo nkagwa hasi, abantu barangirira impuhwe bantware bajya kungaburira.
nimba ni mu bitaro barimo bandwaza sindi bubure ugira gute ugemura ugasenga wuriye igiti ukakinyeganyeza ngo urebe ko cyavunika bikanga ukayasengayo ukongera ukamanuka hasi aho wasengeye ukanaharara buki ukongera ukaharara buki ukabura wagira gute wakugaburira wajya kubona ukabona umuhanuzi araje ndakubwira ngo mwana wa atuvuga mvuganye nawe tuvuze ngo iki ati ndakugaburiye hanyuma yakubwira ngo arakugaburiye ukagira ngo iryo joro rararuriye noneho iryo joro naryo rikira nturye tuvuge ngo haleluya ndagira ngo mbabwire ibintu Imana yavuganye natwe muntu uraho wavuganye n'Imana muntu uraho wavuganye n'Imana ukabona itinze kuza nuko ari inyabwenge yari kiri gukosora igitangaza igiye kugukorera yari kirimo kureba icyo ugiye gukora icyo ari cyo tuvuge ngo haleluya ukibaza se Nyabugogo baracyacuruza cyangwa ntibagicuruza harya mu mujyi baracyacuruza cyangwa ntibagicuruza mu minsi yatambutse mu bihe byashize tuvuge ngo amen Imana imaze kuntabara ingaburiye mbonye ingaburiye tuvuge ngo amen nagize nshya nkora mariage maze gukora mariage kandi nabwo nayikoze mu buryo bukomeye ariko ndayikora ngira gute tuvuge ngo amen kubera ko ubundi twebwe inkwano twishyura dutanga inkwano ivuye kuri konte yo mu ijuru ya Yesu kuko mu ijuru hariyo konte yacu tuvuge ngo amen haleluya hanyuma rero ikintu cyose ukoze imyambaro wambaye uyambara ugiye kuyigura bivuye kuri konte yo mu gihugu cyo mu ijuru wabyumvishe noneho ngiye kubona mbona maze gukora mariage narasuwe vuga ngo yarasuwe narasuwe ndasurwa uje wese nkabona azaniye inkoko undi uje nkabona azaniye inkoko undi aje nkabona azaniye inkoko uje nkabona ayaya inkoko ziragenda ziba inkoko Yesu ashimwe ngatuka kuwa mbere ringi inkoko kuwa kabiri inkoko kuwa gatatu inkoko kuwa kane inkoko kuwa gatanu inkoko kuwa gatandatu gatumira abantu bakaza tukarya inkoko tugasenga tugahanura twamara guhanura no gusenga tukarya inkoko ziragenda ziba inkoko noneho iyo nabaga ndi kurya inkoko najyaga nyireba nkayibaza ariko ubundi wa nkoko we wabaga hehe mu gihe cyatambutse mu gihe cyashize wabaga ubwo njyewe hari igitangaza Imana inkorera ngahita nshireba nkareba uko kimeze kakibaza kuko ubundi wagitangaza ubundi wabaga hehe ndamuze mubwire ngo nubwo kitagaragara ariko kirahari mubwire ngo igitangaza Imana igiye kugukorera nacuruzi ariko kigeze gutera kirahari pastor tuvuge ngo mendi kumva afashijwe we wazuye wibaza ahantu byari byaragiye bikagucana hari igihe nambaye ubusa mara umwaka n'igice nambara inkweto imwe idahinduka nambara ipantaro imwe idahinduka nambara ishati idahinduka iyo nkweto nari ifite yaragiye kubera kumara igihe kinini ariyo nambara urumva ni inkweto yo kujyana gusenga ni inkweto yo kujyana mu butayu dongo ni inkweto yo gukarabiramo aho nakarabiraga ku mugezi tuvuge ngo amen none inkweto iragenda irabanza isazira imbere inkweto iragenda irasazira imbere none inyuma ikagaragara nkaho ikiri nzima kandi imbere yaragize gute yewe reba uri kumubwira ngo Imana idukubita itworoshe igukubita ikoroshe kandi iyi Mana twicaye imbere iradukaranga ariko ntabwo igira gute yemwe ntabwo idushiririza iradukaranga ariko ntidushiririza amen ikindi idukaranga idupfundikiye kuko igukaranze igupfunduye isi yakota byagucanga isi yakubona ifite ahantu rero gupfundikirira ikagukarangira ukarira ukavuza induru igakomeza ikagukaranga hari abantu bari hano bamaze iminsi barira bakaranzwe n'Imana ariko yambwiye ngo izi kibanza icyo nicyo yabashije ariko uyu munsi wa none ije gukora Yesu ashimwe kuko mu by'ukuri inkweto nyihimba izina
nyitwa nkingiriza amana ntibambone. Yesu ashimwe. Nkingiriza amana ntibagire gute? Iyo nkweto kubera ko yari yarabaje gusaza imbere, yaje gucika inyuma. Imaze gucika inyuma ibaye nkaho ishira inyuma, Imana ibona kumpindi. Ndangije nyita nkingiriza amana ntibagire gute? Ndamuntu kumubwira ngo Imana ikomeze gukingiriza. Yari imaze igihe iguhisha ahantu, abantu bakubona usohotse ugiye ariko ntibamenya aho uvuye. Abantu bakubona urangaha wambaye ishati yera, wambaye umukara, wambaye agapira, wasokoje umeze utyo, ariko ibyagucanze ntabwo babizi. Amen. Yari yaragukingirije kugira ngo batakubona, ariko icyo nkundira Imana igukingiriza ngo ntibakubone, ni nayo igukingurira imiryango hanyuma ikaguhishura. Iyo iguhishuye rero abantu batangira kwibaza ngo ni we cyangwa si we, avuka ahandi cyangwa si havuka, uriya n'umwe twari tuzi cyangwa si we. Amina. Ndabizi umaze iminsi urira, ndabizi umaze iminsi ufite amarira, ndabizi umaze iminsi byaragucanze, ariko Imana iravuze ngo ije gukorana nawe iby'imbaraga. Ijambo yavuganye nawe ije kurisohoza. Gize amahirwe iyi Mana mugende nambaye nkingiriza amana ntibambone, ikambwira ngo mwana wa nzakwambika, none ubu dore nambara congo mu mibyizi. Vuga ngo amen. Noneho rero hari n'igihe njya ngira ngakubitamo ikote na kositimu ngashyiraho na karuvati, kandi nabwo akaba ari hehe? Akaba ari mu mibyizi. Tuvugisha ukuri koko, ubu nimba nambaye gutya mu mibyizi, ubu muri weekend bizaba bimeze biti? Mama nimba twambara dutya mu mibyizi muri weekend, ayaya dopita kota labasaka jeni manda sokota. Haleluya. Kapernaum ngo baragenda babwira wa murwayi ngo umurwayi ngo amenya yuko Yesu yahageze. Ngo aragenda ngo abwira abagabo bane bangahe, arababwira ngo ndabinginze mwokabyaramwe, namenye yuko Yesu yageze Kapernaum, none ndabinginze mumbabarire mumfashe, muze mumpeke mushyire mu ngobyi mungeze ahantu Yesu ari. Tuvuge ngo haleluya. Bavuga baravuga ati n'ubundi waturuje kuva kera, none uratubwiye ngo ubundi ngo tukujyane ngo ahantu Yesu ari. Bibiliya iravuga ngo barangije bagira gute? Barabimwemerera. Ntari narenga ahangaha. Imana iguhuze n'abantu bane b'umugisha muri uyu mwaka utari warangira. Akira abantu bane Imana iguhuze nabo. Ntabwo dukeneye abantu benshi. Mama pastor, ntabwo dukeneye abantu benshi. Ntabwo dukeneye abantu benshi. Haleluya. Ukeneye abantu bane bashyira mu bikorwa icyo Imana yavuganye nawe. Ukeneye abantu bane bakugeza ahantu Yesu ari. Ukeneye abantu bane bangahe yewe bakire. Ndaguhanuriye mu izina rya Yesu bakire. Usohoka ahangaha wakira abantu bane b'umugisha. Usohoka ahangaha wakira abantu bane b'umugisha. Usohoka ahangaha wakira abantu bane b'umumaro. Ndaguhanuriye mu izina rya Yesu nibigufate fire. Bakire. Bibiliya iravuga ngo barangije bamushyira mu ngobyi. Bamushyira ngo bamushyira mu ngobyi, ngo bamukura hasi, ngo baramuterura. Uzi ikintu bakoze? Kumukura hasi bakamuterura bakamushyira hejuru. Icyambere bamuhaye icyubahiro. Tuvuge ngo amen. Rero umuntu kumubwira ngo Imana igiye kuguha icyubahiro. Hari abantu Imana igiye gutegeka bagiye kugushyira hejuru. Ayaya bameze nkaho bari guhanura ariko ntabwo babizi. Ngo baramujyana, ngo baragenda, ngo bagera i Kapernaum. Bagere i Kapernaum, bahagere ngo basanga hari abantu benshi. Ubundi aleluya, mu bihe byawe byo kujya gusenga ugerageza nimba ufite gahunda yo kujya gusenga uzinduke. Haleluya. Ndaza kukubwira ibintu bigira nko kuri 4 cyangwa 3 ugomba gukora kugira ngo Yesu aguhindurire izina, agukorere igitangaza uwo mwanya. Yesu ashimwe. Ngo bagere i Kapernaum, ngo basanga hari abantu benshi, ngo bakubise buzuye. Ngo barangije ngo bagenda ngo bareba bari ku muryango batoza umurongo,
ngo barababwira ati mwadufasha mukatubabarira ko twebwe umurwayi tuzanye ararembye ararwaye afite ikibazo gikomeye kuruta icy'abandi none mwatubabarira mukaduha inzira mwamara kuduha inzira tugatambuka tukagera ahantu Yesu ari ngo barangije ngo barabareba ngo barababwira ati muramenye twebwe twahageze mu gitondo twazindutse twapfuye kumva amatangazo ko Yesu azaba ari ahangaha turazinduka n'abana bacu n'ibyacu byose none wowe uje nonaha urashaka kudutambukaho ugere kuri Yesu rindira ujye inyuma ibya Yesu ni kumuroho Bibiliya ivuga ijambo rikomeye ngo babura uko babigenza ngo babura icyo bakora kubera ko bari babaheje ngo bagire ikintu cyitwa kwizera ngo mu mitima yabo ndagira ngo mbibutse ko iyo umuntu yizeye kwizera ni transport cyangwa ni tike izatuvana mu isi ikatujyana mu ijuru kwizera niyo tike yonyine uko utava ahangaha ngo ujye Butare udafite tike niko umukristo atava inaha mu isi ngo ajye mu ijuru adafite kwizera tuvuge ngo amen kandi umuntu urya ibya Yesu ninde umuntu urya iby'Imana ninde umuntu urya iby'Imana ni umuntu wizeye haleluya Bibiliya iravuga ngo umuntu utizera ngo ntajya abasha kunezeza Imana ngo ariko ngo umuntu wizera niwe wenyine ngo ujye ubasha kunezeza Imana uyu munsi gusabiye kwizera mu izina rya Yesu gusabiye kwizera mu izina rya Yesu ngo bagira kwizera ngo baravuga bati nubwo ari benshi bari hano kandi baje mbere ni benshi barahari ariko hari icyo babuze kwizera ngo babarusha kwizera ngo babarushije kwizera amen haleluya ngo baravuga batereka twurire hejuru ngo burira hejuru y'inzu ngo burire hejuru y'inzu ngo burirana na wa murwayi batamuretse ariko nakubwiye ngo Imana iguhuze n'abantu bane bagomba kukugeza ku gisubizo cyawe ariko mana we haleluya abantu bane ngo barurira ngo barazamuka bagera hejuru ngo bagere hejuru ngo basambura aharinganiye naho Yesu yarari bararebye baracunga bareba ahantu Yesu ari baravuga bati reka bariho dupfumura noneho ntitubapfumura dufata uyu murwayi bari bamaze kumenya iki bari bamaze kumenya ko nta muntu ugwa ahantu Yesu ari tuvuge ngo amena ngo ahantu bakihapfiriye ese buriya murabyumva ahantu hose wajya mu byo wakora byose aho wagera hose igihugu wajyamo icyo ari cyo cyose ibyagucanga byose haleluya nta muntu ushika aho Yesu ari ngo ibyari byamucanze bikomeze bimucange uko byagenda kose arabicangura nta muntu n'umwe urwaye ugiye gupfa ugera ahantu Yesu ari ngo aba agipfuye reka da ndakurahiye umuntu ugeze ahantu Yesu ari agiye gupfa Yesu aramuzura umuntu wese ugeze ahantu Yesu ari yabonaga apfuye yabonaga bagiye kumusohora mu nzu yabonaga apfutse akagera ahantu Yesu ari ahita hakura igitangaza uwo mwana ngo barahasambura ngo bamare kuhasambura ngo baramufata ngo bamujugunya bamusunikira neza neza ngo haringaniye naho Yesu yarari ngo baravuga ngo ngaho genda wirwariza we na Yesu wawe ibindi tuzaba tubimenya uzi ikintu bakoze tuvuge ngo haleluya tuvuge ngo amen bamujugunyaho ubutabazi bwe buri hari igihe umuntu agufata akagufata akakujugunya tuvuge ngo amen azi neza ko akushugunye aho ugomba gupfira kumbi akushugunye niho ugomba gucira aho akushugunye niho ugomba kwakirira aho akushugunye niho ugiye kubonera Imana dufite abantu bagiye batujugunya bakatujugunya aho Yesu ari yarangiza akatwakira ariko mubwire ngo Yesu ntabwo azakujishura mubwire ngo abantu baragutaye ariko we ntabwo azaguta muhindukirire ubimubwire mubwire ngo ntabwo azaguta ntabwo yaguta hoya 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 ntabwo yaduta Yesu ashimwe Bibiliya ivuga ijambo rikomeye ngo akimubona uwo mwanya nababwiye ngo Yesu azi ikigize gute azi ikibazo
ngo akimubona Bibiliya ivuga ijambo rikomeye ngo aramubwira ngo ibyaha byawe ugize gute urabibabariwe. Muzi ikintu gifite agaciro Yesu ashimwe. Ikintu gifite agaciro Yesu yadukoreye icyambere ni ukutubabarira ibyaha. Iyo umuntu Imana yamubabariye ibyaha tuvuge ngo haleluya aratinyuka. Iyo umuntu Imana yamubabariye ibyaha tuvuge ngo amen. Niyo abantu bakujugunye ariko uzi ko neza utunganya umutima wawe ntacyo bitwaye abakujugunye ntabwo wahapfira, Yesu arahaguterura. Iyo umuntu yababariwe ibyaha mba pasiteri, haleluya, umutima utamucira urubanza, akanwa kwe gasigara kameze nk'ak'Imana. Turashimira umusaraba, turashimira Yesu watubabariye ibyaha. Aramubwira ngo ibyaha byawe ugize gute. Kubera Yesu waje kumubabarira ibyaha, ararebye abona igikomeye ntabwo ari uko agomba gukira iriya ndwara arwaye, ahubwo igikomeye ni ukubanza kubabarirwa ibyaha. Yesu ashimwe. Kugira ngo Yesu akore igitangaza, ubundi kugira ngo Yesu akore igitangaza arabanza akatweza. Iyo Yesu yamaze kutweza, gukora igitangaza byo ni ibintu bimworoheye. Yesu ashimwe. Yaramubwiye ngo banza wiyeze, yeze kubeshya, yeze amaganya, yeze agahinda, kuvuga ko upfuye. Niyo mpamvu mubona hari igikarabiro. Yesu ashimwe. Hariya niho tubanza gukarabira. Yesu nawe yarabikoze, arabanza ariyeza, amaze kwiyeza aramubwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Amaze kumubwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe, Bibiliya iravuga ngo abafarisayo n'abanditsi ngo batangira kwibura ngo mu mitima yabo. Abaki abafarisayo ikintu bashinzwe n'iki? Abafarisayo bashinzwe kuduciraho iteka. Abafarisayo ubundi bazi ko agakiza ari akabo, aribo basenga Imana bonyine. Abafarisayo urabazi? Abafarisayo, umufarisayo guhera ku maguru, akareba ipantaro wambaye, akareba ishati wambaye. Umufarisayo abanza kumenya aho uvuka, umufarisayo abanza kumenya uko wahamagawe. Umufarisayo ntabwo yahita kwemera uwo mwana. Oya, ntabwo abafarisayo bahita bemera uwo mwana. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo abafarisayo bakemera batakemera, Yesu arakora igitangaza. Bakemera batakemera, arakora igitangaza. Abafarisayo bakemera batakemera, iriya ndege urayurira. Abafarisayo bakemera batakemera, umurimo w'Imana ugomba gukora uko byagenda uko ariko ko. Abafarisayo nicyo bashinzwe, bashinzwe gusenya bubaka. Abafarisayo bashinzwe gusenya Yesu, kandi nimba abafarisayo barasenye Yesu, wowe ntabwo bakwihorera. Amen. Ngo Yesu arangije ngo arababwira ngo reka mbabaze kandi musubize. Ari ukubwira uyu muntu ngo ibyaha byarabibabariwe, ari no kumubwira ngo nabyuke yikorere ngo byiyagende. Icyoroshye ni ikihe? Gikomeye ni ikihe? Ndagira ngo mbabwire ngo icyari gikomeye kwari ukubabarirwa ibyaha. Hanyuma gukiza uriya muntu byari ibintu bigize gute yemwe? Byari ibintu byoroshye. Tuvuge ngo haleluya. Arangije Bibiliya ivuga ijambo rikomeye ngo amaze kumukiza ngo aramubwira ngo byuka wikorere ngo byawe ugire guteye, muhaguruke ku maguru yanyu. Haleluya. Amaze kumukiza ngo aramubwira ngo byuka wikorere ingobyi yawe witsendere. Bibiliya ivuga ijambo rikomeye, umva ijambo ry'ubuhanuzi. Noneho babandi bari banze kumuha yinjira, babandi vuga ngo babandi bari banze kumuha yinjira, ngo babonye Yesu yakoze igitangaza, ngo ahagurutse, ngo arimo yigenza n'amaguru, ngo barangije ngo barapfukama, ngo baravuga bati nyakubahwa twaragusengeye. Nyakubahwa twagize gute? Twaragusengeye. Ngo barapfukama ngo bamuhisohoka. Mu yandi magambo iyinjira barayimwimye, ariko amaze guhura na Yesu akoze ikibanza, isohoka bagira gute? Barayimuha. Ndagira ngo nkubwire ngo haleluya, Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Ndagira ngo nkubwire ngo hari aho bagusuzuguye bakwimiye, ariko umaze guhura na Yesu, isohoka n'uyakire mu izina rya Yesu. Akira isohoka kuko uhuye na Yesu, akira isohoka